Uyu munsi tugiye kugaruka ku bwoko bw'abantu bitwa Doma cyangwa Vadoma. Aba bantu baba mu gace ka Kanyemba gaherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Zimbabwe. Aka gace kijyanye n'igihugu cya Mozambique na Zambia. Aba bantu bafite umwihariko wo kuvukana amano abiri. Kuvukana amano abiri mu rurimi rw'amahanga byitwa electrodactyly. Ubu burwayi butuma amano atatu yagatabura andi mano asigaye agahita babiri. Mu rugendo rutari rworoshye ku zuba ryinshi, rimwe Abanyarwanda bita ko rimenembwa agahanga. Twazindutse iya Rubika tuva mu gace kamwe ko muri Zimbabwe twerekeza mu gace k'iki gihugu gatuwe n'abantu batangaje. Ni urugendo twagenze amasaha 15. Kubona aho wagura amazi cyangwa ibyo kurya nk'umuntu uwo ari we wese uziyemeza gukora uru rugendo nyuma yanjye, menya ko bizaba bitoroshye. Nyuma y'ibirometero byinshi n'inyota n'inzara byatwishe, twahuye n'igitangaza tubonye aho kugura ibyo kurya. Gusa iki gitangaza nticyatinze kuko abantu tutamenya aho baturutse baje batugana batubwira ko bafite inzara. Ari wowe wakora iki? Twese tuba ibyo twari tuguze, igitangaza twari duhuye nacyo tugisigaho, dukomeza urugendo rwadusabaga amasaha 6 ngo tugere aho twari twerekeje Kanyemba. Twerekeje ku butaka bwa Afurika butuwe n'abantu batangaje aribo bitwa Vadoma, bafite amano abiri manini maremare kandi ateye nk'ibirenge. Umubare munini w'abatuye bavukana amano abiri. Ni abantu bari aho batawe, nta biryo babasha kubona, nta mutekano, leta isa nkaho yabataye babukwa abo bonyine mu kato. Babayemo mu buzima bubagoye butoroshye. Nafashe umwanya wo kubaganiriza mpereye ku bana, ndabaza nti mubayeho mute kuba mufite amano abiri yonyine mu gihe abandi bafite amano 5? Ni ubuzima mububayemo mute? Umwana umwe muri abo yagize ati ntago biba byoroshye kubona uko tugenda tujya ku mashuri tuva muri kano gace dutuyemo bitewe n'ukuntu duteye, ntago bitworohera kugerayo. Ariko uramutse tubonye nk'igare ryadufasha kugerayo byoroshye kandi tukagerayo vuba. Ubusabe bw'uyu mwana bwankoze ku mutima, niyemeza kumushakira igare bidatinze, icyakoreka ibyishimo yari afite uwo munsi aribona. Nakomeje kuganira n'abantu benshi batuye, ndabaza nise mufatwa gute na leta ya Zimbabwe. Baransubije n'agahinda kenshi no kwiyabata leta ya Zimbabwe. Nta kundi dufata nyine, twarateranywe tubaho ngaho kuko iyo abantu baje kutureba baraduseka bikadutera ipfunwe, bityo rero tugahitamo kwihisha. Ikindi ntago bakunda abantu babakiniraho bababaza kuko bituma batuza cyane bagaceceka, bakabura amagambo bavuga. Muri make bagira amagambo make iyo abantu babasuye. Nasanze bafite agahinda. Ni abantu bateranywe ku rwego ruri hejuru ku buryo buri umwe wese abibona. Narakomeje ndababaza nti ibi bintu uko bivugwa ko byaba biterwa n'amarozi cyangwa indi mico mibi y'uburaguzi mwaba mwaragiyemo? Umusaza aransubiza ati oya, nta bupfumu n'uburozi tugira, ahubwo dutekereza ko ahari ariko Imana yashatse kuturema dufite amano abiri gusa. Ino nkuru y'Abavadoma ni inkuru ibabaje cyane kuko bahura n'ivangura rihoraho, nta mutekano, ubushomeri buba bubamereye nabi, kubona ibyo kurya birabagora kuko umurimo bagira n'umwe wonyine ari wo w'ubuhigi. Kuvukana amano abiri ni uburwayi bwitwa electrodactyly bakunze kwita ibirenge bibiri. Iyi ndwara rero bavuga ko uyirwaye igihe ufite amano abiri, 3 yo hagati aba yaravuyemo, bakavuga ko usigaranye abiri. Ikindi bamenya kuri iyi ndwara ni uko ifata umwana umwe mu bana 4 bavukana. Kuri ubu bwoko rero bw'Abavadoma bagira isoni. Iyo bari kuganira birinda kukureba mu maso, ahubwo bagahanga amaso hasi. Abashinzwe imikino bakunze kubatoteza bitewe n'ubwo burwayi, bigatuma bahunga abantu. Bitandukanije n'abandi baturage ba Zimbabwe, bajya mu gace kabo bonyine. Bagirana umubano hagati yabo, barakundana cyane kuko ntibashobora gushyingirwana n'abantu bo hanze, ndavuga ayandi moko afite amano 3 cyangwa amano 5. Bashyingirwa nabo ubwabo bonyine. Ku isi hariho abandi bantu bafite imiterere itangaje, bamwe babayeho bihisha ngo batabaseka, abandi batagaragara kubera imiterere yaho batuye. Nyamara hari abahawe ibihembo bikomeye ku isi kubera imiterere y'ingingo zabo, abandi bafashwa kuvuzwa. Murakoze gukurikirana ibiganiro byacu, mukore subscribe, share na comment. Niba hari inkuru mushaka ko tubakorera, mutwandikire muri comment. Ciao ciao.